Rusagara Dieudonné rero ni muramu wacu. Impamvu uvuga ko ari muramu wacu, yasabye umugeni mu muryango wacu, saba irembo turaribaha, turabakosha baradukwera, yewe naha turi niwe. Urumva ni umukwe wacu. Yaratashye rero ataha bitunguranye. Mu maso y'umuryango Mutesi yari umugore wa nyakwigendera, mu maso ya famiye nkuko bari inkwano. Umuntu apfuye umukristo abagiye muri gakondo ye, sinzi umwana ugiye iwabo impamvu twomuririra. Umwana utaje ugiye muri gakondo ya, ugiye ku isambu. Ndanamukurikira cyane kuri za YouTube. N'umumama nakunze amateka ye, nkunda ukuntu azi Imana ko ari ishobora byose. Ariko ndabizi ko buri kumwe n'umuntu akaguca mu myanya y'intoki, mwavuganaga nakurikiye ukuntu byose abisobanura, numva irabona uko mbivuga. Mutesi ariko komera, Imana kandi iri kumwe nawe, iri kumwe nawe. Nabonye atamara nta gikomere na kimwe atomora, nukuri Yesu arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora, nukuri Yesu arashoboye. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Naramubonye mu gihe cyo kubyara, mu ndwara zikomeye mubona akiza, mu ntambara z'urudaca araseruka kandi aratsinda. Uwo mwami arashoboye. Naramubonye mu gihe cyo kubyara, mu ndwara zikomeye mubona akiza, mu ntambara z'urudaca yaraserutse kandi aratsinda. Uwo mwami arashoboye. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Haleluya. Mwiriwe mwese abandi muraho. Nitwa Claude Wemba. Nkuko Francine abivuze, umuryango mugari, data yitwa Ntuyenabo Jean Berkimas, tubyaye turabana batandatu kandi twese turiho. Yego, dufite umubyeyi wacu mama nawe ariho. Kubw'ibyo rero turi n'umubabaro ukomeye cyane, nkuko wenda bamwe bagiye babimenya, kubwo kubura Rusagara Dieudonné. Twamenye ko yitabye Imana
ejo bundi hashize mu masaha y'ikigoroba. Sagara Dieudonné rero ni muramu wacu. Impamvu mvuga ko ari muramu wacu, yasabye umugeni mu muryango wacu, saba irembo turaribaha, turabakosha baradukwera, yewe n'aha turi niwe. Urumva ni umukwe wacu. Yaratashye rero, ataha bitunguranye, kuko ubwo ngiye twari twavuganye mu masaha 4, kandi mu masaha 4 yo mu Rwanda buriya muri Amerika aba ari nijoro cyane, kuko yari yambwiye ko saa 8 z'amanywa hano iwacu, muri Amerika bari saa 12. Ubwo urumva ngiye twari twavuganye saa 4. Abazi kugira amasaha nyine ubwo murayumva. Ataha bitunguranye rero, nagira ngo Imana imwakire. Ndabashimiye mwebwe mwese muri hano, kuva yava mu mubiri hano haje abantu banyuranye kandi benshi, inshuti za Mutesi badufashe mu mugongo. Rero na Mutesi bamufata mu mugongo ku buryo bunyuranye. Ni ibyishimo cyangwa se n'umunezero kugira abantu nk'amwe, kuko burya hari igihe umuntu agira inshuti bakabana mu byishimo, ariko yagera mu byago inshuti ukazibura. Mutesi ngira ngo inshuti ko warazibonye ko zifite, kuko guhereje wundi rwose twatangiza ikiriyo, abantu bakomeje kuza kandi baza kudufata mu mugongo. Namwe rero ndabashimiye ko muri hano no ko muri inshuti z'umumaro. Ibi byago rero byabaye n'undi twari dufite n'ubukwe, kandi nkeka ko mwari mubizi, ariko buriya nabwo ni ubukwe, kuko rwose Rusagara aratashye kandi atashye neza. Nawe buriya ni umugeni, kandi baravuga ngo umugeni aratashye akaya ndirimbo. Naruhukire rero mu mahoro, kandi burya ngo aheza ni mu ijuru. Mu bintu rero tuzasingiriza data tugeze mu ijuru, use ko ngewe ntago narindira kubimusingiriza mu ijuru, nano mu isi ndabimusingiriza. Ubuntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi, kaduha inshuti zimeze gutya turi hano, nabyo byo ndabimusingiriza, no mu ijuru nzabimusingiriza. Mu gitabo c'Abaroma ibice 8 umurongo w'11, muri iyi Bibiliya yanjye yaravuga ngo, ariko nimba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Amen. Dushimye Imana ko turi hano, kuko umwanditsi w'Abatesalonike yaravuze ngo dushime Imana mu bibi no mu byiza. Ibibaho byose dutegetswe gushima. Twanezerewe dushime, twababaye dushime, twabyaye dushime, twafushije dushime, twashingiye dushime, twashinguye dushime. Byose birangira ishimwe ribaye ry'Imana. Hari umugabo wahuye n'ibyago, ndaje nivuge, umugabo bita Yobu. Umunsi umwe yafushije abana 10, abakobwa 3 n'abahungu 7. Abo bana bose bicwa n'urupfu rumwe. Inkuru yo kumubikira izanwa n'umuntu umwe, aramubwira ngo uyu mwanya nta mwana ufite, nta nusigaye, nta nakajorite, uri empty. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya ngo yari yicaye ashishimura imyambaro, ashima Imana. Aravuga ngo, data izina ryawe rihimbazwe, urakiranuka. Ibi yabivuze nta buryajya burimo, kuko umuntu yoryajya umuturanyi ariko nta wabasha kujyajya Imana. Arayibwira ngo ni wowe wabimpaye kandi ni wowe ubyisubije, icubahiro kibi cawe.
uwo munsi Imana yakoze urugendo yongera guhura na Satani, iramubwira ati harya ni wari wambwiye ngo ninkora ku bintu by'iwe arahungabana, harya ni wari wambwiye ngo Yobu nta nkunda, ni ibintu namuhaye. Mureke mbabwire iki kintu hanyuma mvuga icyo nashatse kuvuga. Ntabwo twegera Imana kubera ibihe byiza, n'ibihe bibi bisiga tuyegereye, kandi n'ibihe byiza bisiga tuyegereye. Tuyegera mu bihe byose, mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura. Haleluya. Amazina bandita Muyoboke William mu Rwanashaka, ndi umupapa, mfite umugore, mfite n'abana b'abahungu, dutuye mu gihugu ca Kenya, Nairobi. Hanyuma ndi hano mu Rwanda, twaje gutangira ministry yitwa Favor hano ku Gasaraba Kanombe. Hanyuma uyu munsi ngewe nibwo namenya aya makuru, nyabwiwe na mushiki wacu tunasengana, ambwiye, ndavuga Mutesi, nari nazaga kubwiriza muri ADPR kera bagisengera ku Murindi, ndikanga, ariko nuko twaje, nta kindi catuzanye, ntitwaje kumufasha kurira, oya, ntabwo twazanywe n'amarira hano, ahubwo twaje kwirukana umwuka w'urupfu. Ntabwo twaje kurira, ntabwo twaje kurira, kuko nubwo tworira bingana gute. Muri Kongo niho habaho abantu, iyo umuntu yapfuye bakodesha abantu bo kurira, ariko ntidukwiriye gukodesha abantu bo kurira, ahubwo dukwiriye gukodesha abantu bo kuduhumuriza. Sinzi ico Kinyarwanda canje nimba cumvikana. Rero Mutesi, kuba turi hano nukuri ntitwaje kugufasha kurira, oya, ariko twaje kugufasha kuguhumuriza. Jya mbwira abantu nkababwira ngo agahinda gasangiwe, imibabaro isangiwe iragabanuka, kandi ibyishimo iyo bisangiwe biriyongera. Hano rero nta kindi cicaje izi mfura, aba bagabo beza n'abadamu beza, twaje kugufasha kwirukana uyu mwuka, kuweyura. Kandi nukuri kuri Saint Valentin niyo narimo nsobanura ma mariage. Habaho mariage zitatu kandi zose zemewe, ushatse wogarukira kuri imwe cyangwa zose ko ari eshatu ukazikomeza bitewe n'imyemerere y'umuntu. Twebwe iwacu tuvuka na ba data nizo bakoze mariage ebyiri, ariko njyewe nakoze eshatu bitewe naho nari indi atari iwacu. Iyo umuntu akoye, iyo yitwa mariage y'umuco kutimya, uwo muntu aba ari umugore wawe, aba ari umugabo wawe. Na Bibiliya bayisaka barakwa, ntaho tuzi bagiye muri etat civile, nta naho tuzi bagiye mu rusengero. Bibiliya yemera inkwano. Iyo umuntu wamukoye ni umugore wawe, Bibiliya irabyemera. Isaka yarakoye, nyuma yo gukwa ntituzi ingene byongeye kugenda, twongera kumubona yabyaye Yakobo. Bibiliya ndayivuga nk'umuntu yigisha kandi uyizi, ni ukuri kw'Imana mu bitabo biba kuri iyi si, nico gitabo nzi. Ndashima Imana ko turi kumwe na pasiteri. Rero iyo umuntu wamukoye mu muco, umukobwa iyo wamukoye ni umugore wawe. Niyo undi mugabo yobyarana nawe, ndavuga nk'umuco w'iwacu, ataramukoye, umwana burya mugabo wakoye. Niyo mpamvu niyo umugore afushije umugabo, abanza bagakoranura, ya sezerano ry'inkwano ya mbere bikavaho, akongera agakobwa bwa kabiri, kuko inkwano ni imwe. So rero impamvu mvuze aya magambo, hari umuntu ushobora kuvuga ati wayiba umuntu batari bakabana, ariko nimba bari bamaze gukwa mu muco no ku Mana. Ese muri kunyumva yemwe? Haleluya. Mariage ya kabiri ni mariage ya leta, mariage religieuse nani civile, bitewe naho uri. Twebwe ba data na ba mama ntayo bakoze, bitewe naho baba muri Kongo, nayo izimera nk'iyasigaye inyuma ho gatukuntu.
ariko ntekereza ko ni mariage religieuse nani civile ibaho ari ukubera ko abantu bataba bizerana neza, bakavuga ati kubera ko dushobora kuzaja mu nkiko reka tunyure hari ahantu ariko nayiremewe muri leta. Ni ukuvuga abaho indi ya gatatu, abakristo twemera religieuse. Rero iyo wakoze imwe muri izi zitatu zenda hakaba impamvu ituma izindi zibiri zitabaho, ni ukuri ndabihamya uwo muntu aba ari umugore wawe. Mu maso y'umuryango Mutesi yari umugore wa nyakwigendera, mu maso ya famiye nk'uko bariye inkwano ze. Hanyuma icyo si cyo kituzanye gusobanura, reka tuganire ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo Paulo yanditse, kandi nibyo byiringiro byacu, kandi niko kuri. Paulo yaranditse yandikira Abaroma, arababwira ngo nimba umwuka w'Imana wazuye Kristo, nimba babamo azazura imibiri yacu ipfa. Iri ni isezerano ry'ukuri. Haleluya. Ni naryo sezerano ribaho. Reka nsoreze kuri iri jambo hanyuma dusenge dutahe. Nimubone ibi bintu tugira by'amasezerano ngo tuzoja muri Amerika, tuzobyara abahungu, tuzagura inka, tuzagira amafamu, tugira ama etaje, ariya ntabwo ari amasezerano. Isezerano ribaho ni rimwe, ni umunsi Yesu azaza agahagarara mu bicu, agahamagara abapfiriye muri Kristo bakazuka, itorero rikazamuka. Iryo ni ryo sezerano. Andi yose ni amakuru yo kudukomeza. Imana yareba ko pasiteri acitse intege ikamubwira ati pasiteri undi mwaka nzaguha etaje, akaba akomeye. Yareba umukobwa w'imyaka 47 yabona agiye gucika intege ati undi mwaka nzagukorera uko, akaba akomeye. Yareba umukene wajwigiriye n'ubukene ukabona ugiye kubivamo ikakubwira ati mwana wanjye ve witiraje, atejo nzasubira akanyarira. Ayo si amasezerano, ni ihamba rikomeza abantu baruhiye mu rugendo. Ariko isezerano ni rimwe, nuko Kristo Yesu azahagarara mu bicu agahamagara amatwi y'abapfuye bumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga, Paulo aravuga ngo nimba yazuye Kristo akazuka akava mu bapfuye, ibitare bikibirandura, uwo mugabo tukabibona, hanyuma akaja mu ijuru akabwira abantu ngo nzogaruka guhamagara abanje. Iryo niyo sezerano, ni naryo ridukomeza. Ni nayo mpamvu iyo bacu bapfuye tutikanga. Ese twavuga ngo amina? Haleluya. Nije munyamurenge wenyine utazi kuririmba ku isi, nakaba mbaririmbiye indirimbo ivuga ngo nzogira ibyishimo bitavugwa, ngo nintumirwa zambwira abantu atari Imana nayo ntawe uzi umenya ibyayo, ukuntu yandemye ndi umunyamurenge ikamba ijwi ry'Inyagatare. Zagira ibyishimo bitavugwa. Zagira ibyishimo bitavugwa, zabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Jye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yasize jyewe nabuzwa
kujya mukunda icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Haleluya. Twozamura amaboko tukavuga ngo amen. Mwibuke ko tutaje kurira, mwibuke ko twaje kwirukana umwuka w'urupfu. Reka tube nk'abavuga ngo amen. Ndanezerewe kandi mureke mbabwire, uyu muririmbyi yaravuze ngo nijyari umukristo azagira ibyishimo. Nigiye ke tunezerwa, nigiye ke twishima, ngo nigiye dutumirwa tugiye gupfa. Nuko ntazi kuririmba, hari indi kora indi defense ivuga ngo gakondo yacu ngo iri mu ijuru ku Mana yacu. Iyo umuntu apfuye umukristo aba agiye muri gakondo ye. Sinzi umwana ugiye iwabo impamvu twomuririra. Umwana utaje ugiye muri gakondo ya, ugiye ku isambu. Haleluya. Hari umwana w'umushinwa bita Sadusami, ndatinze kandi. Haleluya. Igihe cy'umugabo bita Mao Zedong yica abakristo mu Bushinwa bari bayobowe n'umwana witwa Sami. Hanyuma babica groupe yose, yasigara uwo mwana wenyine. Agiye baravuga tuyusami kugira ngo tumwice urupfu abandi bose bagomba kuzareberaho bagatinya kuzana ino mikino ya Yesu. Tugomba kumwicira muri stade kandi tukamwica tumubambye nka Kristo. Then tukamushiraho imisundwe ikamwonga, ikamukuramwe amaraso yose, hanyuma agapfa. Umwana baramumanika stade, abashinwa bose bayuzuye, bazana imisundwe bari baratoje konga. Agiye gucikana araseka. Bibabaza umwami kumenya niki giteye uyu mushinwa guseka. Aragenda aramubwira ati peti, imbere yuko ucikana abanza umbwire, tell me niyihe mpamvu itumye unezerwa. Aramubwira ngo reka nkubwire Mao, nejejwe no kubona ijuru ryose. Ba Musa, ba Yeriya, bande bose mbonye baje kunsanganira. Mbonye mu ijuru rikinguka, mbona iteraniro ntarigera mbona. Ni umushinwa baje gusanganira uri ku musaraba. Bibiliya yavuze ngo nimba umwuka wazuye Kristo. Haleluya. Nimba warazuye Kristo, nimba twizera ko umwami wacu yazutse, yarageze mu rupfu akazuka, ngo ni ikimenyetso kiduhamiriza naho natwe twazapfa, izahagarara mu bici duhamagara, ngo kandi niduhamagara tuzitaba. Haleluya. Haleluya. Paulo ndamukunda nsoze, yamaze urupfu agaciro. Aravuga ngo kufa ni faida kwa kila mukristo. Nimba habaho ikintu kiza kiryoha ndi kubona musa n'abacuruzi, ni inyungu. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo inyungu izimera gute. Inyungu iyo wungutse uzawumva bimeze gute. Inyungu uzawumva nimba wari wigera wungukaho. Inyungu uzawumva imeze gute. Kandi uno mama asa n'umuntu wariye ku nyungu. Inyungu uzawumva imeze gute we. Paulo aravuga ngo urupfu ni inyungu. Urupfu ni inyungu. Urupfu ni inyungu. Ngo ariko ku mukristo ukuri, kufa ni faida kwa kila mukristo wa ukweli. Ngo kuishi ni neema, kubaho n'ubuntu Imana ibikugiriye gusanga ubeho, ariko kubaho si itegeko. Oya, kubaho si itegeko, n'ubuntu wagiriwe, ariko gupfa ni inyungu. Tuzunguka ryari umunsi umwami wacu azaduhamagara tukava mu isi y'amatiku, ariko wasiwe uraturuhije. Haleluya. Yohana ari ku kigwa cya Patimo soze, ariko Yohana yaravuze ngo harahirwa bapfa. Nta nubwo yigeze avuga ngo hahirwa abakora mariage, ntiyavuze ngo hahirwa abagiye Dubai. Numvise uyu mwene data ari wo muri Australia, ntabwo tuzahirwa nituja Sydney, ngo tuzahirwa nidupfa. Haleluya. Ntabwo twaje kurira, harahirwa bapfa, bapfira mu mwami.
ngo umwuka ari Kristo. Ni ikiganiro cy'abagabo babiri. Twavuga ngo haleluya, twavuga ngo haleluya. Abaje kwirukana uyu mwuka w'urupfu, twavuga ngo haleluya, twavuga ngo haleluya. Yobu yaranditse aravuga ngo umwana w'umuntu azavuka arira, ngo hanyuma agakura yitotomba, ngo hanyuma agafata anyuzwe, ariko ngo iyo apfuye aba aruhutse imihati imiruho yo mu isi. Yeme iyi si iraturuhishe, ariko mana yaje iyi si iraturuhishe. Iyi si umuntu azayicara mu wakamayimba ibinyoma bingana gutya, akabiguturaho ukavuga atari ku uyu muntu ko tutaturanye, ko tutaziranye. Ariko urebe iyi si umuntu azagutuka ari muri Amerika utaranagera no ku kibuga c'indege c'Ikanombe, ukavuga ati reba interval hano no muri Amerika, reba interval hano na Australia, reba interval hano na Canada. Umuntu akagutuka ari Washington utaranurira nta na passport we ugira, nta umva. Ariko wamana we ngo hahirwa bapfa bapfira mu Mwami. Mana twagushimye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Turi muri iyi nzu ya nyakwigendera na madame we, twirukanye uyu mwuka w'urupfu muri iyi nzu, twirukanye uyu mwuka w'urupfu muri iyi nzu. Tanga amahoro, tanga umunezero, umutima wo mutesi utekane kandi unezerwe kandi wishime, ubwoba bushire muri we. Iyo umuryango umwe ukinzwe haba hagiye gukinguka indi myinshi kubw'ineza yawe Mana. Aba bavandimwe baje kumutabara ubahereza umugisha mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ndanamukurikira cyane kuri za YouTube. N'umumama nakunze amateka ye, nkunda ukuntu azi Imana ko ari ishobora byose. Nukuri Mutesi, nkimara kumva iyi nkuru nayiboneye kuri YouTube, murabizi tubyuka tuzireba tukara tuzireba hagati mu masaha ntago biba byoroshye ko twe turabacuruzi. Ubwo nkimara kubyumva numva birambabaje, ndavuga ni n'abantu bari gushaka views, ariko nonza gukurikira neza mbona Mutesi ari kwivugira ku isimbi, so numvishe mbabaye. Ariko ndabizi ko buri kumwe n'umuntu akaguca mu myanya y'intoki, mwavuganaga nakurikiye ukuntu byose abisobanura, numva ngizemo ikintu nyango natanze itangazo mu bantu bose, mu bakristo bakuzi ko yajyaga aza kutwigisha cyane, kakundana. Namwibukije ndamubwira nari yatwigisha gutya dufite ubukwe, uravuga 50 yesa 57 nubwo bukwe kandi bwarabaye bw'abantu bamwe twibazaga uko bizagenda. So nicyo rero nahagurukije mbibwiye muyoboke ntiyantindiye mu gitondo, yahise avuga ati uraboneka ryari mami? Ndaboneka ni mugoroba maze gusoza ibyo ndimo, mbwira na Chantal nawe n'umufonctionnaire akora muri NGO, ndanga ntitugomba kujya gutabara mama Mutesi, ni inshuti yacu. N'umumama burangiye natekerezaga umutima huri, nge ndi umuntu mu busanzwe urangwa n'impuhwe pe, n'impuhwe mbe nkuzi ntakuzi mpfa kuba narakubonye. Agora kuvuga ngo twasuranaga, ako namubonye nka pasiteri wacu. Ndavuga ni mama Mutesi yajyaga twigisha, tugomba kumuba hafi, tugomba kumukomeza. Imana iri kumwe nawe. Nakwandikiye no kuri message, uraza kuyibona n'ifoto yanjye iriho profile. Nimero yawe nayikuye kuri YouTube 31 86 88. So ndavuga reka mwandikire ijambo nakuhaye, narakubwiye ngo komera, ni kandi Imana iri kumwe nawe, ni kandi irakubona huri. Nukuri kandi natwe turagumya kugusengera n'umukozi w'Imana muyoboke. Sinabona uko mbivuga Mutesi, ariko komera, Imana kandi iri kumwe nawe, iri kumwe nawe.